Eugene Official. Yes, bakunzi ba Eugene Official ni munyemerere mbahe ikaze nanone muri iki gicamunsi kuri mwe mudukurikiye masaha nyuma ya saa sita. Hanyuma kandi ubwo mbure no kwifuriza umugoroba mwiza ku badukurikiye mu masaha y'umugoroba biraza guterwa no mudukurikiye muherereye. Nje icyo mbazane rwose mugomba kumenya nuko mbazane update na makuru agezweho, cyane ko nk'ibisanzwe tugiye kugenda tugaruka hano muri karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko twatugiye kugaruka hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byifashe bite rero sasa? Ngira ngo ku foto thumbnail mwamaze kubibona. Mu by'ukuri twatangiye kugenda tugaragaza ko mu masaha make dushobora kuza kuvuga icyitwa tombe. Iyo tuvuze amasaha make ntabwo tuba tuvuze amasaha 3-5, birashoboka no kuba amasaha wenda 72 gutyo, ubwo tayari natangiye kugenda nca amarenga. Ariko nyine vuba aha cyangwa se mu masaha make dushobora kuba tugiye kuvuga tombe. Ese byifashe bite, bihagaze bite? Ngiye kubatambagiza kano karere ka hano muri Fizi, mbabwire uko situation ihagaze, mbabwire uburyo ki ibintu byamaze gusa no biri guhindagurika. Urugamba rwa donc nubango imirwano cyangwa se baraka ubwoba ni bwose. M23 abasore ba Jeunesse Sultani Makenga bari tayari, frontline imirwano imeze nabi muri aya masaha, urugamba rwambikanye ibintu birakomeye. Ni nako kandi ku ruhande rwa Kinshasa, nubwo ari inkuru iri buze kuba iri kubakegeta amara, inkuru iri buze kuba iri kuryana mu matwi, ariko nyine nta kundi mugomba kuyumva. Mu by'ukuri ibintu byakomeye hano muri Kivu y'Amajyepfo ku mirongo y'urugamba muri za Minembwe, imini hano muri za Fizi. Ndaje rero niho tugiye kugaruka tubabwire uko situation ihagaze. Turaza no kugaruka n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyaruguru, tuze gusimbukira hano muri teritwari ya Rucuro ahitwa Cyanzu. Turagaruka muri amwe mu magambo akomeye cyane yavuzwe cyangwa se yatangajwe ku munsi w'ejo na General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'izi ngabo. Mu by'ukuri ziri kurwana ku ruhande rw'abaturage, ziri kurwanira abaturage hano akaba ari M23. So turaza kuyagarukaho rero. Yatangaje amagambo akomeye cyane aca amarenga, yongera gusa naho ari gutanga nyirantadengwa yuko mu by'ukuri cyangwa se agarurira abaturage ihumure, abereka ko ibintu bigiye kugenda neza, ndetse anagaragaza ko hari n'ibikorwa bikomeye cyane abasore baherutse gusoza babanjirije abangaba basoje kuwa 20, ko hari ibyo aba bagabo bakuze nabyo turaza kugenda tubibavira imuzi ni muzingo. Nyaboneka ntimuze gucikwa muri iki kiganiro cyacu. Kinshasa nayo yagize itya iravuga iti natwe rwose ntabwo dutangwa, aho ibintu ikaze natwe tugomba kugira gute, tugomba kwigaragaza. Ubu tuvugana no Kinshasa, amakuru ari kutugeraho, ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ndaje mbabwira amabara, tubyita amabara, amadega bamaze gukora hano muri Baraka. Ndaje mbabwire ibyabo byose, ngiye kuza mbibabwira, mbabwire n'umugambi ukomeye cyane bafite, ariko nyine tayari wamaze kugira wamaze kugenda ute, wamaze kuba utahurwa cyangwa se uvumburwa. Ni muri iki kiganiro cyacu rero, niyo mpamvu kubwira nti Nyaboneka ntukwiye kugicikwa, cyane ko ari amakuru twagiye tugutegurira akantu ku kandi. Niba kandi wifuza ko tukwamamariza, birashoboka ko ufite rwose ibicuruzwa cyangwa se n'ibindi bintu runaka wifuza ko ugomba kugenda ubona mu by'ukuri aba client cyangwa se abakiriya, tugano tukwamamarize. Ubundi baca umugani ko umukobwa abuze umuranga yaheze mwanyina. Ntabwo rero twifuza ko cyangwa se ntekereza ko nta n'uwifuza ko ibicuruzwa bye cyangwa se ibintu bye bihera mu mabutike. Niyo mpamvu rero mugomba kutugana mu by'ukuri kuri platform zacu cyangwa se kuri YouTube, yaba X cyangwa se Twitter, yaba Instagram, yaba Facebook page, yewe no kuri website hose tukakwamamariza. Ubundi rwose tugakora deal, ubundi no abakiriya cyangwa se abaconsumer bagatangira bakagira gute, bakiyongera. Hanyuma rero tureka tutegucica muri byinshi, kuvuga menshi siko kuyamara. Reka ahubwo sasa twinjire mu makuru
yacu cyane cyane ko hari n'izindi ngingo tutagarutse mu nshamake turaza kugenda tugarukaho mu buryo burambuye. Ariko mbere uko twinjira mu kiganiro neza abanza urebe ko wakoze like, niba wamaze gukora like unkandire no kuri subscribe niba utarabikora, ubundi natwe ibindi ubiduharire. Reka tubanze dutumikira abadutumye gato mu masegonda make, ubundi nze tumanuke iyi nkuru. Ababaraka mumeze mute? Muraho reka nanjye mbe nka Afande Rugabo ati abibaraka na Fizi muraho. Reka rero manze mbasuhuze, ubundi sasa inze mbabwire uko ibintu byifashe. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Nyuma yo kwamamaza rwose tubabwire tuti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe kuri mwese rwose mwakoze kuri like nkuko twagiye tubasaba muri iki kiganiro, mukavuga muti umuvandimwe rwose fighter ntabwo agomba gusarara dusaba gukora like, reka tubikore natwe tutarasubscribinga tubikore, ubundi akomeze kugenda adukurikiranira akantu kandi ndabashimiye cyane rero. I salute you brothers. Hanyuma rero reka twinjire mu miripuko. Ndagira ngo mbabwire ko cyangwa se gato imbere yuko ninjiramo indani muri pereza, reka nse nugaruka paste ho gato mbibutse ko hari imirwano twababwiye ku munsi w'ejo. Iyi mirwano ikabarabereye hano muri za Puezero mu gice cya hano muri Puezero, ariko atari kuri Puezero hahandi n'ubundi hari strategique izi ngabo zihora ziri guhatanira kugira ngo zigire gute zigenzure. Ndavuga rero ku ingabo zo ku ruhande rwa Kinshasa. Ejo habaye imirwano mu gace bitango ni Kangaru kabayemo imirwano ikomeye cyane, imirwano babakubita babarenza hitwa za Mitamba. Izi force rero ni zari zaciye muri humye mu by'ukuri position cyangwa se ububwirinzi bwatwirwaneho, ziza rwose zibona ko birangiye none ko Puezero bagiye kuhafata, ariko icyo baje guhura nacyo ntabwo ari cya hano mu by'ukuri i Kongo, kuko bakubwira ko rwose biba biri kunjena kandi amajwi ameze neza. Bakubwira ko rwose ejo bahakubitiwe ndetse barakomeretsa, baratakaza, barirukanka, bakina kibuno mpamaguru. Izi ngabo rero zifite ngo amakuru, ubwo ngiye guhera ku ruhande rwa Kinshasa mbere yuko nza kuri twirwaneho cyangwa se kuri M23 na twirwaneho. Reka munyemerere mpere kuri kote ya Kinshasa. Izi ngabo rero ngo zifite amakuru ko twirwana na M23 bagiye gufata Baraka vuba hana bwango. Aya makuru rwose barayafite, nta nushobora ngo kuyabakura mu mutwe kuko na makuru bahabwa n'ubutasi bwabo. Ubwo rero reka tutegufe ku butasi bwabo, twizere ko wenda hari ayo makuru bafite ariyo. Aya makuru reka tuvuge ko ariyo koko Baraka M23 natwirwe no bayishaka. Ariko se ubundi barabasha gubahagarika aba bagabo mu by'ukuri basizoye? Ndaje ngaruke muri preza ubu bari kurwana. Ariko ku ruhande rwa Kinshasa, izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, amakuru turi kwakira yo kwizerwa, bafashe abasirikare bamwe babandi biyemeje rwose, baje bavuga bafite indirimbo bari kuririmba ngo biyemereye ngo gupfira igihugu, ngo baje kurwana ngo mpaka ku mwuka wabo wa nyuma. Aba bari hano muri za Baraka babafashe babajyana ahantu bita za Fizi,
ubwo ni kuri Fizi Teritwari. Ubu tuvugana niho bagize gute, niho batsitse, niho bari mu by'ukuri, niho bamaze kugira headquarter, no hari ibirindiro. Ibi birindiro ngo bigamije kugira ute, bigamije ngo kurinda M23 kugira ngo natwirwaneho, ngo kugira ngo batajya he, kugira ngo batajya hano kuri Teritwari hano za Baraka, niho bamaze kuba bagira gute, bagishyira ibirindiro. Ubu rero amakuru aratubwira ko ndetse n'abasirikare bamwe twabonye babawoga, babandi b'abanyabwoba bahamukiye ku rugamba, harimo aba FDL FARDC, babandi twe twumvishe bari guhunga. Aba bagabo ngo bemeye kugaruka ku rugamba, cyane ko bagiye ngo batanga inzitwazo muri leta, bavuga ko ngo impamvu bari guhunga urugamba ngo hari ibintu bitari kuboneka kandi bigomba kubafasha ku rugamba, aho bagaragazaga ko minisiyo idahagije ndetse n'ibyo kurya n'iki byose, bakavuga ko mu by'ukuri bitigeze bageraho uko bibaye. Ariko Kinshasa baraganira ngo ibemera ko bigiye gukosoka. Bagarutse ro hano kuri field cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Ubu tuvugana nibo basigaye Baraka, bari Baraka ni nka maonesho kuko barahahamutse. Niyo umuntu sinza hari umutara muherutse gutebya, ni afande Rugabo nta nubwo ari ibanga, ati hari ushobora no gutuma isahane rwose mu cyumba akagira ngo uravuze ngo dore twirwana na M23 baraje, ngo ukabona aho banutse mu nzu ari kwirukanka, ati bitewe nuko bahahamutse. So rero aba basirikare barimo hari, ariko ni maonesho, ubwoba ni bwose, nta uri no kuryama mu kivara avuga ati se twaryama drone zikaturasa, baba bari kurungarunga mu ngo z'abaturage aho ngaho. Abandi babandi batarahura n'urufaya rwa M23 n'umuriro, bo bazamutse nabo bari hehe, bari hano hantu bita ngo ni za Fizi ku zone. Amakuru aratubwira ko hano muri Baraka, kubera izi ngabo guhahamuka, izi zasigaye Baraka, byasabye guverinema ko ngo network yahangaha bayicegeta, bayikupye network y'amatelefone hano Baraka bamaze kugira ute, bamaze kuyijaminga, bayifunze muri make ntabwo ikora. Bayifunze ro kugira ngo bano basigaye muri Baraka batumva amakuru, bakamenya amakuru nk'ubu, bakareba Eugene Official avuze ati bari kubadiha byakoze kaze, batangiye kwegera umujyi, twirwana ari kwegera umujyi. Aba bagahita bahahamuka bagacanganyikirwa, bakiruka bakayabangira ingata, umujyi bakawuta bonyine. Muri make bo bazi ni nka kwa kundi umwana ubu tuvugana yumva amakuru gusa ngo mama we cyangwa se ababyeyi bagiye ku isoko, ariko agategereza ko buri bwire, kuko nta rindi koranabuhanga ryo kumenya ngo bimeze bite, agategereza ko bwira akabona rwose bababyeyi be batashye. Izi ngabo nakuzo niko zasigaye, zabonye abahaguruka bajya kurwana, ariko ntabwo bazi ngo bizagenda bite. Ubwo nyine nibiba ngombwa urugamba ruzabasanga aho ngaho aho barutegerereje. Mwabyumvishe, network bamaze kugira gute, bamaze kuzikupa, cyane ko babuzanyije n'amatelefone, ariko byaranze. Babatse amatelefone ariko byaranze, abagabo bwagiye guca bafite keretse uzatse n'abaturage niho wavuga ngo, cyangwa no mu babutiki ukareka ko bazicuruza, aho izo karitse hose ugakuramo amatelefone, nibwo washobora izi ngabo za FARDC kubijyanye no kuba wazambura mu by'ukuri, kubakura donc kuri rezo. Kuko abakomanda nabo ubwabo, ndavuga izi ngabo za FARDC nabo ubwabo mu by'ukuri ntabwo donc ntago bazi ku managinga, reka tuvuge ngo ni management, ntago bazi ku managinga abasirikare. Iyo baba banabishoboye, izi telefone ntizakabe zikiri ikibazo, ntizakabaye ari ikibazo hano kuri field cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Ariko nyine ni ikibazo gikomeye cyane mu by'ukuri. Telefone hano zikomeje kugenda ziba ibibazo, nk'uko biri kugenda bigira gute bigaragara. Amakuru rero sasa arakomeza atubwira iki? Amakuru arakomeza kugenda atubwira ko izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa n'ubundi zagerageje ibitero kugira ngo barebe ko bakwirwa no ngo bagapushinga bagasubiza inyuma M23, bakareba ko ngo bagaruka nibura hano kwa Murima, byaba ngombwa ngo bakagera no muri za Mukoko. Aba ni babandi biyemeje ngo nugupfa. Sha ubu tuvugana muri aya masaha, wanyemerera nkakubwira ko ubu isasu riri kuvuza ubuhuha, ndetse basa n'abakoze mu jisho intare ndetse n'idubu. Ubu tuvugana bibashobora kwisanga twirwana na M23 bageze bibogobogo ndetse birukanka. Kuko maze kuganira mu by'ukuri, maze kuvugana n'umuvandimwe wanje uri hariya muri Fizi,
arambwiye ati rwose kuva mu gitondo abasore nta kunywa amazi nta kugira bate, isasu rimeze nabi ririmo riravuza ubuhuha. Muri make uru rugamba ndagira nkumenyeshe ko rwakomeye byo ku rwego rwo hejuru. Ni imirwano n'uyu Mutarama aravuga ati harimo imbunda nini ndetse harimo n'into biri gukocagurana ntiwareba. Ari n'undi umbwiye ati hari umuntu we uri Baraka umuhaye amakuru ari hano muri za Minembwe, ariko amuhaye amakuru yo muri za Baraka ahawe n'umuntu we uri hano muri za Baraka, ngo amubwiye ko imodoka mu kanya gato ngo izanye inkomere nyinshi cyane hano muri za Baraka, ngo bitumye rongo bahita banasezerera rwose abasaga n'abari gukira. Nyine donc ubona bidakomeye cyane bitari grave. Abangaba ngo bamaze kugira gute, bamaze kubasezerera, binjijemo izindi nkomere nshya. Urugamba hano rwahumuye. Hari amakuru numvishe ari kuvugwa ku marezo sosiyo, ariko ntabwo ndayakurura ngo nyumve neza. Aya makuru aragaragaza ko ngo nyuma yuko ngo Kinshasa ibonye ko M23 yamaramaje ishaka gufata Baraka, ngo hari ibiganiro by'ibanga ngo byaba biri gukorwa, ngo aho ngo Gisekedi we ubwe ku giti cye ashobora kuba rwose ngo yarihamagariye muri ASF. Turababwira ati nyaboneka mwareka tukajya mu biganiro by'amahoro, rwose ibindi byose tukabyihorera, ibintu by'intambara. Ariko Gisekedi we ikintu ashingiraho cyangwa se ikintu cyo abashaka bisa no bikomeza kugenda bituma binananirana, nuko abashaka kugira ngo aba bagabo bahagarike urugamba, abenshi muri bo ngo abashire muri FARDC, kandi abagabo ntibashaka none ngo abandi ngo abashire mu buyobozi muri guverinoma, akomeze kugenda ariko agira ate ayobora ibintu. M23 AFC ntibabikozwa bati n'ubundi ubuyobozi bwaba ari bwabundi, usibye icupa ryaba rihindutse, icupa niryo ryaba rihindutse, ariko inzoga yaba ikiri yayindi, inzoga yaba ikiri yayindi rwose, ariko icupa ryaba ari ryo rihindutse gusa. Ngo nuko nyine twaba tuvuyeho tukaza tukaba muri ya guverinoma. Ndaje mbabwira iby'iyi guverinoma, hari n'umunyamakuru wayivuzeho mu by'ukuri witwa ngo ni Koreta, ubu ukorera hano mu Bubiligi. Hari ibyo ayivuzeho nabyo ngiye kuza kubabwira, ndetse rwose byo muraza kugwa mu kantu iyi nkuru ninyigeraho. Ariko ndagira mbabwire ko ngo Gisekedi arimo aratakamba, ararira y'abana ati nyabuneka ASM mwaza tukaganira. Byanze pe, byanze neza byandi twita ngo byanze neza. Urugamba ruri ahangaha rero, imirwano iri kuba ahangaha, turaza kugenda tuyigaruka mu masaha yacu ya nimugoroba muri ripoti ya Risasi na Mageruhi, kuko ndakubwiza ukuri abasore babonye akazi, babaye bize, ariko nta mugabo bari bamaze igihe kitari gito rwose bameze nk'abari kuruhuka. Intare arizo ziri gukora utuntu tw'utu operation two kuzibira cyangwa se kurinda mu by'ukuri iyi poezero. Ariko aya masaha ni kuvuta bari kubundana ntiwareba. Hari Mutarama nabonye we arimo aravuga ko ngo haba ngo hari n'imodoka ngo yarizanye ngo ibikoresho bizaniye izi ngabo ziri kuri Firidi, ngo M23 ngo yayiteza mbushe ngo yayirashe. Ariko ayo makuru ntabwo ndayabona ku buryo navuga ko ari amakuru yo kwizerwa. Reka ntegereze umuhungu wanjye rwose ave ku tabaro, ubundi aze andondoshe icyitwa amakuru, cyane ko n'abari mu mirongo y'imbere. Ubundi sasa ndaza mbazana icyitwa ripoti ya Risasi na Mageruhi. Twigira no ku ruhande rwa M23, ubwo birumvikana twe turi ku ruhande rwa Kinshasa. Ku ruhande rwa M23 nabo natwirwaneho, mu by'ukuri hano hari reinforcement, bari gukora reinforcement zo ku rwego rwo hejuru, ndetse bagakora no hano mu misozi yahitwa ngo ni za Mitamba. Hari amakuru ava ko hano muri za Bibo, hano muri za kano gace hano muri Mwenga, hano muri za Mwenga na gace n'ubundi gasa no kenda kwegerana neza na za Uvira. Aha naho ngo M23 natwirwa no ngo bahadiporoyinze ingabo,
bihahamura izi ngabo ziri kurwana kurana rwa Kinshasa na Wazalendo, aho bari kwikanga ko ibitero bishobora guhita binerekeza rwose hano muri Plaine de Ruzizi. Naho muri make ubwoba ni bwose ntiwareba. Kagabo gahimba kandi kataraza ndakurahiye. Umunyarwanda niwe aciye umugani ngo akagabo gahimba kandi kataraza. Abari bari kwikarakasa hariya urebye ibiri kubabaho wakumirwa rwose, singiye kukubesha. Ariko mwebwe gusa mu nkandire kuri subscribe batarabikora, abarayikinze murayikinge, batarabikora murayikinge, ubundi nanjye mu ntege amaso cyangwa se mu ntege amatwi mumpe umwanya ngende mbashakire icyitwa amakuru. Ndaza kubabwira uko uru rugamba ruri kuba hano rwagenze. Tudatinze ni munyemerere mu by'ukuri twigarukire hano muri Kivu Amajyaruguru. Kivu Amajyaruguru nababwiye ntiturahera mu by'ukuri kuri passing za M23 zamaze kugira gute, yewe zabaye kuwa 20, aho twabonye General Sultan Makenga niwe wagize ute, niwe wavuze ijambo, ndetse aha ikaze aba basore basoje imyitozo, abaha ikaze rwose muri AFC M23. Hari amagambo ro yatangaje, ndetse ngira ngo tunagarukeho kuko amakuru ni menshi cyane, ndagira ngo twihute. Ntabwo ari amagambo make, ariko akubiyemo ibintu byinshi. Niyo mpamvu mvuze nti rwose turasaba gufata igihe gihagije tuyakayagarukaho. General Sultan Makenga yahaye ikaze aba basirikare muri M23, arabwira ati murakaza neza. General Sultan Makenga agaragaza ko abaherutse cyangwa se ababanziriza abangaba gupasinga barangije imyitozo ahangaha, ngo nibo bafashe aha, nibo bahahamuye ya koalisiyo yari iri hano ifite gahunda yo kugira ute, yo gufata Minembwe. Yagarutse muri za Minembwe muri make, aravuga ati ubutegetsi mugomba kurwana, mukamenya ko iyi ngoma cyangwa se Kisekedi bafite ingengabitekerezo mu by'ukuri yo kumaraho abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se gusenya Kivu. Arangira avuga ati abababanjirije nibo babashe gusubizaho ibitero byari bigamije kumaraho abanyamurenge. Ati operation bayikoze neza, iba success. Arababaza ati namwe muri tayari mu kazi? Ati turi tayari afande. Ati rone mwambare ingofero, ubu noneho ndabemere mwambare ingofero, mwambare impuzankano ya M23. Abasore si ukuyishyiramo karahava. Icyaje gukurikira rero bakunzi ba Eugene Official, nuko aba basirikare donc ubwo ngerageje kuvuga iby'ingenzi, ariko twamenya amakuru ko bagiye kugira ute, bamwe muri bo bagiye guhita bamanuka hano muri Plaine de Ruzizi, abandi bamanuka hano za Minembwe, abandi bamanuka hano muri za Masisi. Ndakubwiza uko bagiye kubacamo ingando 3 cyangwa se ibice 3, bigaragara ko bagiye gutabara hara muri za Minembwe. Ndababwiza ukuri hano umuriro ugiye gushya abasore ba General Sultan Makenga kuva bagize gute, kuva bahageze. Ubu tuvugana mu minsi ishize hari raporo ya Loni yari imaze iminsi isohotse ivuga ko ngo twirwana na M23 ngo ishobora kuba ngo ifite ngo ibihumbi bigera muri 40 birenga by'abarwanyi. Ariko ubu tugerageranyije kuko urumva hamaze gusoza ikosi ibihumbi 2318 bakunzi ba Eugene Official. Ndagira ngo mbabwire ko ubu birashoboka kwa byabaye ibihumbi biri kwegereza 50, niba koko mu by'ukuri aba bantu barabakoze ibarura neza izi raporo za Loni zimaze iminsi zisohoka. Niba zarakoze isuzuma neza, ubwo egare ko mu by'ukuri byaba ari iki, byaba ari ibihumbi biri gukabakaba hafi muri 50. Birakomeye. Hanyuma rero aba basore batojwe ikosi rya gikomando, n'abakomando n'aba special force.
ariko mwibuke ko mu minsi ishize twabatangarije ko n'igihugu cy'u Burundi nabo hasoje ngo niba ngo ari regio ngo hasoje icyiciro c'139. aba nabo ngo bakaba ari abakomando, ntabwo ari abasirikare basanzwe, nabo basoje ikosi, ndetse nabo amakuru dufite bakaba bagiye gutabara bagenzi babo bari hano muri Haut Plateau cyangwa se muri iyi misozi miremire y'umurenge. Aba ni abasore bafite inyota cyangwa se bakeneye kugira ngo bigaragaze, baba bagikeneye kurasa kugira ngo ibyo bamaze iminsi bitoza bagire gute babishyire mu bikorwa. Naha rero fighter mpera nkubwira ko hano hagiye gushya, hagiye kuba urugamba rukomeye cyane, kuko uyu mudede aba basirikare bose donc bagiye mu gisirikare basoje ikosi, aba bagiye mu gisirikare bazi ibiri kuba impande zombi, uburyo ki bari kugira gute urwo bari kurwana narwo. Bari bazi ko aba ba M23 bari bazi ko inshingano baje mu myitozo, baje kugira ute, baje gukora ari ukurwanya ubutegetsi bubi, ari mu gihe cy'intambara baje mu gisirikare mu gihe cy'intambara. Ntabwo nubwo Jeunesse Rutani Makenga yabibabwiye, yasaga naho abibutsa, kuko barabizi ko M23 na twirwanaho bari mu ntambara, bari mu rugamba brother. Niyo mpamvu ntaye batunguye, aba baje bazi icyo baje gukora, baje bazi ko bagiye kujya kuri komba cyangwa se mu rugamba. Abandi ngira ngo tugaruko nabangaba b'abarundi. Abarundi nta munsi tutigeze tugaragaza cyangwa se barabibonye ngabo nyinshi zabo zagiye zigwa kuri field hano ku kibuga cy'imirwano. Nabo bafite amakuru, bazi ko bagiye hehe, bakoze imyitozo, baje ko baje kugira ute, baje kurwana. Umbwire rero nawe, aba basore twava kuwo mu by'ukuri bemerewe, biyemeje ngo bagiye gupfa. Umbwire rwose uburyo ki urugamba cyangwa se tension, umuvuduko w'urugamba uko ugiye kuba umeze. Bigaragara ko haraza guca uwambaye, utambaye akagira ate akahasigara. Ubu tuvugana amakuru arimo arangeraho, yandi nuko rwose ubu tuvugana rwose ngo hano Cyanzu hari abandi bahise banakomerezaho ikosi, muri make no kuvanamo bahita bashyiramo abandi. Aya ni amakuru rwose abagenda ngeraho, havamo bamwe bahita hajyamo abandi. Ngira ngo naye babwira ko hari n'abagiye gutozwa, ariko abandi bagiye guhita bakomeza imyitozo, harimo abatwirwaneho. Bateganya kubaka ikigo cya gisirikare cyangwa se ishuri rya gisirikare hano muri Minembwe, ariko nyine ntabwo riragira gute, ntabwo rirubakwa. Aho bateganyije kuryubaka haracyari imirwano, aho twirwana igomba kugira ishuri ryaho rya gisirikare. Niyo mpamvu bamwe mu basore babo babonye byabaye hariya, uburyo kibarashwe n'iki byose, baravuga bati natwe tugomba noneho kwitoza, tukajya kutabara tugize gute, hari icyo tuzi dufitemo ubumenyi. Ese aragira ngo M23 rwose iyo itaza gutanga umusada, hari ahantu habitana kimeze n'abasore baba batakirwana ariko bikomeye. Kubera iki twirwaneho nyine, imyitozo yari rwose kwari ukwirwanaho nyine, ariko hageze ab'imyitozo, abakoze umwitozo barabaminanduye, barabaminukana karahava. Aba rero nabahise bagira courage rwose, barashaka kugira ute, barashaka gukora imyitozo ari benshi cyane. Ubu noneho uramutse umenya abagiye abazapasinga ubutaha, reka mbere ke bazabyitangariza da. Hari gukorwa imyitozo, abaje ku kosi urebye umubare wabo, urebye igitigiri bose hamwe, uzabura reba reka hagire gute, hamare kugira ute, bimare gusohoka. Nguko rero uko ibintu byifashe hano ku mirongo y'urugamba. Tubwo tuvuye twabagejeho Fizi, Baraka, uburyo ki ibintu bimeze, amakonekisiyo yacagaguwe, basirikare birunze hariya za Fizi, hano za Fizi teritwari. Nuko nguko ibintu byesitaye.
reka sasa twigire sasa kuri iyi nkuru igaragaza uyu munyamakuru witwa ngo ni Koleta. Umunyamakuru witwa Koleta rwose w'umubirigi wagize icyo avuga ku donke ngakunda gucukumbura gukurikirana inkuru zo muri kano karere k'ibiyaga bigari, ariko ngo kuri inshuro akaba yagize ibyo atangaza. Hari amagambo akomeye cyane yatangaje. Uyu rero witwa ngo ni Koleta, ngo ni Koleta Blackman, yatangaje iki? Yavuze ko ngo donke ngo ubutegetsi bwa perezida Faci Beto cyangwa se perezida Tshisekedi Tshilombo, ubutegetsi bwe ngo buri surrounded cyangwa se ngo buzengurutswe n'abandi bafatikanyije, ariko bo ngo bafite iki? Bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Anakomeza anavuga ko ngo iyi ariyo yashyize rwose, yasize itumye haba mu Rwanda habaho jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Muri make ngo abakoze iyo ideology, abayifite nibo bari gukorana nande, bari kuyobona na Tshisekedi hano mu by'ukuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anemeza ko ibiri kuba byose ariyo mpamvu ibi biri kuba vara. Uyu mugabo rwose cyangwa se uyu munyamakuru kazi Koleta rwose ubona ko yarari mu murongo. Arangije uyu munyamakuru aravuga ati ese bibwira ko mu by'ukuri His Excellency Paul Kagame ibi atabizi? Nyumvira nawe ako kantu yashaka kuvuga iki, yashaka kugaragaza iki? Question mark. Aravuga ati ibyo ngibyo His Excellency Paul Kagame cyangwa se perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame agize ate arabizi. Uyu munyamakuru ntangiye mbabwira ko akora inkuru zicukumbuye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Arangije rero ubwo urumva mu busesenguzi bigaragaza iki? Niba koko afite aba bagabo bafite ideology bamaze no kwiba muri Tshisekedi ndetse bakaba bari barashatse kubyapurikira hano muri za Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, bigaragaza ko ingamba z'ubwirinzi, niba amakuru His Excellency cyangwa se ubutasi bw'u Rwanda bufite ayo makuru, nuko nyine babikora muri Kongo ariko bikototera no mu Rwanda. Niyo mpamvu ubwirinzi ri hwa. Kandi mwibuke ko His Excellency Paul Kagame nawe yatangaje ko hari abafashe rwose bacura, ngo hari abifashe bacura ikinyoma karahabutaka kabumbura. Iki kinyoma ngo kikaba cyari kigamije gutandukanya u Rwanda ndetse na Donald Trump, kandi barasana iki kinyoma bagize gute? Bagikoze ndetse cyagezweho. Bityo rero mu by'ukuri abakuvuga ngo gukoraho ngo ingamba z'ubwirinzi n'iki n'ikirezi AEZ n'iki byose, ababo bagomba gusubiza iki? Amerwe musaho. M23 nimukomeze sogere ya mbere. Nze nirebere aho urugamba rugeze, ndebe umuhungu wanjye ko yagimaze kugera hewani, anyibwirire aho urugamba rugeze, kuko ndabona ibiri aha ngaha byo mwabantu mwe ntago ari iby'irwano, ntago ari ibya hano rwose. Dore ko nabona Fande Rugabo. Kangaruke kuri Afande Rugabo. Afande Rugabo rwose reka tugaruke ku byo yatangaje. Ndabona ntabwo ahari, ari bize, urumva bari mu kazi, ariko hari ibyo yatangaje. Aravuga ati ngo nyuma yaho Puezero, nyuma ya Puezero ingabo za leta n'abafatanyabikorwa babo ngo bari kwishyira hamwe, Fizi na Baraka
ngo kugira ngo bongere bagerageze ibitero byo kwigarurira Puezero. Ibitero byo byagarutse ejo nubwo Afande Rugabo yabigarukagaho ku munsi w'ejo. Akavuga ati idubu n'intare baravati ntibazigera babemerera rwose kugera aha hantu. Uyu ni Afande Rugabo tuvugana ari bize, bigaragara ko rwose ikibuga cyagize gute, kibuga bari kugicurika, kuko hano hantu amakuru arimo arangeraho rwose mfiteho kwizerwa nuko baramukiye mu mirwano, ndetse imirwano karahabutaka, ibitero bikomeye cyane, ibitero bikomeye cyane. Ibitero karahabutaka. Kandebe sasa undi mutaramu wanjye ndebe ko yaba hari, ndashaka kugira ngo mbahe update z'uko ibintu mvuye muri studio bihagaze, kuko ndagira ngo tugane ku musozo, ariko tugomba gusoza tugize gute, tugize icyo tubabwira kindi kidasanzwe kuri field. Hari igihe tuva muri studio ugahita wumva rwose ukumva ngo nk'agace runaka tayari kabaye tombe gusa. Yes, amakuru aravuga ko ngo Bibogobogo rwose yatangiye kugenda isatirwa cyane byo ku rwego rwo hejuru, ariko nanone ngo ingabo zaje cyangwa se ngo bari kurwana FARDC bari kurwana ubu ngubu rwose ngo bararusha abamaze iminsi barwana. Bigaragara ko hariya FARDC bari kurwana mu by'ukuri bakomeye. Ba basore biyemeje gupfa rwose, menya biyemeje gupfa rwose, niyo mpamvu urugamba hano rwakomeye, ntabwo bari kurekura umutsina rwose, ngo bari kurwana rwose nta gusubira inyuma pe. Kandi no amakuru umenye ngo nuko ikirere bakestayemo imiziki, ikirere bakistayemo imiziki ya ndirimbo mu by'ukuri ivuga ngo ngo bagomba gupfa n'iki byose, niyo mu by'ukuri bose bari kumva muri uru rusaku cyangwa se muri uru rugamba. Gusa ariko nabo bahanganye nabo bameze gute, bari kubyumva. Urumva ni morale ku mpande zombi. Bamwe rero barimo bararwana bapfira mu by'ukuri imiryango yabo kugira ngo ibeho cyangwa se igumye ibe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cyayo kujyanwa ishanga. Abandi bari kurwanira ubutegetsi mu by'ukuri bwa Kinshasa nk'uko n'ubundi babisinyiye ko bagomba gupfa. Barimo bararwana kuri ideology ya Kisekedi igaragaza rwose ko ngo igihugu ngo cyatewe, ndetse bakarwana bazi ngo bari kurwana n'Abanyarwanda n'igisirikare cy'u Rwanda. Hariya rero ngo isasu rimeze nawe bantu banjye, ndagira ngo mbabwire ko abasenga musengere rwose aba basore bari hariya, kuko ibintu biri hariya ntago byoroshye n'aka na gato. Ndabona urugamba rwose rwahinanye, rwafashe indi ntera sogere ya mbere rwose M23, ibintu birakomeye. Ndabona nkora uyu rero ngo ni Ronald, sorry ni Riganiro akaba ari umuvugizi wa FARDC. Ndamubona hano rwose n'abasore be n'agakoni arimo arakiyongoza, arimo aratangaza ikirero sasa. Rigani ati abasore barimo kwa advancinga, batangiye vuga ngo atangiye kwandika rwose avuga ko ngo abasore batwirwaneho, I mean ba FARD ba Wazalendo ngo barimo baradvancinga, ngo bafite intego yo kugaruza ibice byose bambuwe hano, haba muri Fizi, ubwo birumvikana muri za Minembwe, ndetse yewe ngo bagomba kurwana ngo mpaka ngo twirwaneho, ngo na M23 bamanitse amaboko. Urumva ko bibongeye gutangira kubona uruvugiro. Bigaragara ko hari rwose uburyo ki izi ngabo zafashemo umutsina zanze kurekura. Ariko se biraza kurangira bite bakunzi ba Eugene Official? Reka tuze kureba ibyo rugamba, twe turacyarimo kugira gute, turacyarimo kubikurikirana gatanu ku kandi. Reka dushimire cyane ro abantu mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma rwose. Kuri uyu munota wa nyuma tugiye gusorezaho amakuru yo ndakomeza kugenda mbabwira rwose ko ndimo kuyabategurira. Nyabuneka utekuza gucikwa ripoti ya risasi na mageruhi, utekuza gucikwa ripoti ya risasi na mageruhi, aho ndibuze kubabwira ibyuko uru rugamba rwiriwe uko byagenze,
cyane ko twamaze kugenda rwose tuba dufite abantu bacu bari hariya. Noneho mayiti inkomere iki byose ndaza nshyira hasi ku butaka rwose mbabwira uko situation ihagaze. Turabashimiye cyane romwe mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere ukagera kuri uyu munota wa nyuma. Amakuru yo nakagaruka, Nyagasana akomeza barinde kandi abane namwe. Turabakunda cyane. Ciao. Eugene Official.